itegereza iyi video ngufi hanyuma nze nkumenera ibanga mu mabanga y'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Iyi video yafashwe hagati y'igihumbi 1992 mu kwezi kwa munani n'igihumbi 1993. Video igitangira urabona umusirikare ubyina asa n'ucecemba aciye bugufi. Biriya babyita umutahano w'intore cyangwa umutahano w'umubyinnyi, kugeza hibangana babwe ntago ndari hishura kuko ibindi kuvuga nibyo bibanziza iryo banga ry'inkotanyi ryacanze leta ya Habyarimana n'abasirikare bayo ibihumbi n'ibihumbagiza n'ibikoresho byabo byinshi kandi bigezweho. Reka ngasubizemo urebe. Aka gakoni akubise hasi uzabona n'abatahira bavuga amazina y'inka n'amahamba mu bukwe bagakubita hasi, biba bivuze ko asoje igikorwa atashye. Cameraman ahise atambikisha kamera yerekana Major General Paul Kagame nk'umugaba mukuru w'inkotanyi yishimye. Duhise tunabona General Retired Kabarebe nka Edis wa Major General Paul Kagame. Uyu musirikare akurikijeho bwa mbere guterera isaruti Major General Paul Kagame, noneho nawe arayimuterera amwikiriza. Mu gisirikare niko bigenda, ufite ipeti rito niwe utegetswe gusuhuza umukuru. Iyo usuhuza yambaye ingofero atera isaruti yo kuzamura ukuboko agafatisha ikiganza ku ngofero. Iyo atayambaye arabana, ntabwo yazamura ukuboko ngo ikiganza acyomeke ku mutwe gusa. Ibyo ntibibaho mu gisirikare. Kubana ni kwa kundi ujya ubona umusirikare yegeranya amaguru agafatisha amaboko yombi ku maguru ati jambo afande. Afande ahitamo uko amusuhuza biterwa n'ijambo ryiza ahisemo. Ibyo nibyo simbigarukaho. Afande aba ari afande, ashatse aranamubwira ati amakuru sha, gushyira amapeti yenda kungana sha ntibipfa kuza reka barubahana. Uretse n'iriya sha general yababwiye kaporari si y'urwango wapi rwose. Reka dukomeze inkuru yacu. Umusirikare yatangiye asuhuza afande Major General Paul Kagame, ariko siwe utashye mbere. Bigaragaza nyine cya cyubahiro n'urukurikirane rw'uko indamutso mu gisirikare zigenda. Birumvikana ntabwo wafata umwanzuro wo kugenda usiza afande aho. Major General Paul Kagame aratashye, akubita agashyi karavuga. Ahita akebeka kuko yarabonye igicucucucu cy'umuntu amukurikira. Akebutse asanga ari afande James Kabarebe nka Edis we. Bahise bakomeza, abarinzi be barapanuwe, bakomeje akazi kabo ko kurinda umugaba mukuru wa RP Inkotanyi. Ibanga ry'inkotanyi ryari ryarayobeye abantu benshi nashakaga kukubwira. Ni ikintu cyitwa morale mu ngabo cyangwa se ibyitwa ibyishimo mu nkotanyi. Iri banga ryari ryarayobeye leta ya Habyarimana kandi ifite abantu bize amashuri n'ayandi.